UMUHUZA YASIPI TV. Iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Yesu nashimwe cyane inshuti zacu mwebwe mudukurikirana ku MUHUZA YASIPI TV. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe aho muri hose kandi turabakunda. Uyu mwanya rero twongeye kubararikira umukozi w'Imana cyangwa se korana n'umukozi w'Imana witwa Niyonagira Jeremie. Musanzwe mumenyereye kuri kamera z'UMUHUZA YASIPI TV, numva yatangira dusuhuza. Isaie. Isaie mbazi. Umeze ute Jeremie? Meze neza ndashima Imana. Iyi mvura se wayiciye? Ntabwo yari nyinshi. Ntabwo yakunyagiye se? Nagerageje gushaka umutaka. Nta hantu hinga? Nta hantu ufite intere ngo nzaze kugufasha kubagara? Ni karibu. Mu gishanga cya Kavuko nahinze imboga. Ni dodo se cyangwa? Ni dodo. Imana ishimwe nyankunda iz'amashu. Nazo tuzazitera. Rero turakwakiriye cyane, biradushimije kongera kukubona k'umukozi w'Imana. Imana yahamagaye mu gihe gisa n'iki ngiki. Rero turakwakiriye mu izina rya Yesu. Nanjye ndabyishimiye. Ku bantu bagiye badukurikirana kuva mu ntangiriro y'igice cya mbere y'ikiganiro twakoze kugeza n'uyu munsi, ndabashimiye abakoze subscribe. Baradukunze, twagiye tubibona kandi tubashishikariza kongera kwitaho no kudukurikirana ndetse no gukora subscribe no gukora like no kutugira inama. Turi abana bemera guhanwa muri make. Dushobora kuvuga rimwe na rimwe no kudusobanuza. Haribyo dushobora kuvuga rimwe na rimwe ntibabyumve neza, cyangwa se bakabigira ikibazo bajye batubaza badusobanuze nta kibazo. Nanjye rero ndagarutse muri ya nyigisho yanjye yo guhugura abasore n'abakobwa ndetse n'abagabo n'abagore ariko bakiri batoya guhera kuri 15 kugera kuri 35. Hari abasore bampamagaye barambwira ngo ko waturaburije muri za mvugo z'iki gihe, ngo wigira idage, ngo ukajya kuri kamera ngo ukigira idage, ngo waraturaburije ngo amabanga yacu warayamenye. Ariko abo basore ntabwo ari abasore bizera, abasore b'abapfapfa b'abapagani. Gusa wigira nkaho utari umusore. Nanjye ndababwira nti rero ko ndi umusore bivuze ko nashyigikira ibibi. Ukuri ni umucyo naho ikinyoma n'umwijima kandi ntabwo biturana. Ahubwo mwebwe mwakabaye mwisubiraho mukareka guhemukira bashiki banyu cyangwa se bashiki bacu. Barambwira ngo ntuzongere. None se ngo impamvu ari twe wazisizeho gusa. Nanjye ndabasubiza impamvu ari mwebwe nazisizeho ni ukubera ko ari mwebwe ziriho akenshi. Ubushakashatsi ndimo gukora usanga abasore aribo bahemukira abakobwa, n'abagabo intandaro y'ingo ziri gusenyuka asanga bituruka ku basore. Urabizi ko mu kiganiro hari message nkunda gukoresha. Yego. Uyu munsi mfite indi message y'indirimbo imwe, hanyuma turaza kureba n'ibyanditswe. Susatuma deni yahura kuberaga hindura imakundera usiyaure n'abandi mayaru mugabo kandi nawe ntiyari yansize usiyaure n'abandi mayaru mugabo kandi nawe Esuribuka uzakunambagiza unyizeza kufita amazu n'imodoka unyizeza kuzangura indege nta n'ingorofani wigirira. uraseka Ombashaho n'abamabukwe biriya byose ngiye nakubwiraga ibyo bita imitoma kandi nta musore utayigira. Iyo mitoma
zayo ugomba kuzemera kuko sinjye wayikuvugiraga wanyisheje ibitabaho zezi wawe ngira ngo twayebye nawe urara icecekera ariko noneho ndarambiwe zasohokana sinzabyanga uzankurira inkoko iyo nzahita pfuna umenye ko abanyemari bariho none si koko genda igize nte nakuregeye so na so wanyu nakuregeye ba nyogosenge ariko ndabona ntacyo bitanga inshuti zanjye ndetse n'abavandimwe abaturanyi bo barumiwe ko inzira ntigibwira umugenzi ibe nawe ufite amundegaho yewe sungu nakurega hehe ko nzi ko n'iwanyu batanankunda wanga amazimwe abanga abona reka nzingutwanjye nigendere reka nkubwire uwanjye mbabarira bitabana kandi twarasezeranye ubwiza rubanda ikiruta ikindi fata icyumba cyawe nanjye fata icyanjye tuzajya duhurira muri saro tuzajya duhurira muri saro tuzajya duhurira muri saro tuzajya duhurira muri saro turakomeje n'ikiganiro. Impamvu y'ino ndirimbo nagiye nkomeza gukora ubushakashatsi mu bwenge bwanjye no ku rwego rwanjye nkareba impamvu mu rugo byanze ingo z'ikigihe ziri gusenyuka asanga 85% biraturuka ku basore. Imiteretere y'abasore harimo kwiyemera kwisha. Numva impamvu y'ino ndirimbo umukobwa aragira ati ngiye wanyijeje ibitabaho ngeze wagira ngo twabibye. Urabona umusore wajya gutereta umukobwa ntumubwira ati ngende nyakabyizi cyangwa se nkora akazi ko mu rugo ukamubwira ko uri engineer ukamubwira ko uri umwarimu ukamubwira ko ucuruza wenda uri umuzunguzayi. Kandi navuze mu gice cya mbere ko abakobwa benshi bizera ibyo abasore bababwiye iyo bari mu gihe cy'urukundo. None hano umukobwa yarabaza ati ngewe nagize wagira ngo twabye ko ibyo wambwiraga ngeze iwawe ndabibura nta n'ingorofani wigirira. Urumva ko ikosa riri ku basore. Ni ukuvuga ngo abasore bo barirarira. Abasore mwebwe murirarira noneho ndabwira ba bandi bampamagaye bambwira ngo narabarabureshe. Abasore barirarira wowe erekana ukuri. Umukobwa umuterete mu kuri kwawe. Umukobwa nawe iyo yakwizeye yakuzi neza ntabwo urugo rugira ingaruka kubera ko nyine uwamubwije ukuri iyo agiye kukwemera yamaze kwemeza ko azihanganira ibibazo by'urwo rugo. Nayo umubwiye nyine mu buzima bworoshye nawe akaza mu munyenga w'ubuzima bworoshye agasanga urakakaye ntihandi uzumva kubwira ngo ndarambiwe uzasohokana sinzabyanga uzangurira inkoko nzahita pfuna wenda we n'akaburusheti barayabuze yewe n'iki nawe urabyumva. Rero abasore ntabwo ari ukwibasira nawe ko nanjye nkiri umusore ahubwo ngiye ndimo ndakora ubushakashatsi kuko nenda kubuvamo kugira ngo ndebe aho bipfira. Urimo urabusezera. Ndimo ndagenda nkora ubushakashatsi ndimo kwambuka kugira ngo nzagere hakurya n'amaze kumenya aho byagiye bipfira inyuma ahangaha. Noneho hano mafite agatabo k'imfashanyigisho ndi bwifashishe. Agatabo ngaka kanditseho ngo iki ndabona kanditseho mirongo y'ingenzi nzirikanwa muri Bibiliya. Mirongo y'ingenzi nzirikanwa muri Bibiliya dushingiye ku rukundo n'imibanire ndetse n'ijambo ry'Imana. Urabizi ko gahunda nihaye ariyo kubisanisha.
hano agatabo gafite impapuro 26. Ngiye guhera inyuma ntabwo ndi buhere imbere. none se mbere yabyo umuntu ashaka nko kukabona Nashaka kukabona ndaza kukurangira aho bagakura inzira. ngiye guhera inyuma ku rupapuro rwa 26. Haranditse ngo urukundo ruzahoraho, impano yo guhanura izakurwaho, iyo kuvuga indimi zindi izarangira, iy'ubumenyi izakurwaho. Koko rero ubumenyi bwacu ni igicagati, no guhanura kwacu ni igicagati, ariko nihaza ibyuzuye ibicagate bizakurwaho. Akomeza avuga ngo nkiri umwana navugaga nk'umwana, ngatekereza nk'umwana, nkibwira nk'umwana, ariko aho mariye gukura iby'ubwana ndabireka. Ibyo tureba ubu bimeze nk'ibiboneka mu ndorerwamo itabona neza, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye. Ubu ibyo nzi ni igicagati, ariko icyo gihe nzaba mbizi byimazeyo nk'uko Imana inzi. Ngo icyo gihe nzaba mbizi byimazeyo nk'uko Imana inzi. Amagambo ndi gusoma ahantu ari papuro rwanda. Uretse gatoya tubirebe neza. Akomeza avuga ngo ubu rero hagumyeho ibi uko ari bitatu: ukwemera Kristo, kwiringira n'urukundo, ariko ikibiruta byose ni urukundo. Amen. Uru rukundo rero nirwo dufokasinze mu kiganiro cyacu. Yego. Tujye no ku rupapuro rwa 25. Aravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singire urukundo, naba meze nk'ingoma inihira cyangwa inzogera irangiye. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya amabanga yose no gusobanukirwa ibintu byose, ndetse nkagira ukwizera guhagije kwatuma ntegeka imisozi ngo ive aho iri, ariko singire urukundo, ntacyo naba ndicyo. Nubwo natanga ibyo ntunze byose ngo bihabwe abakene, ndetse nanjye ubwanjye nkitanga ngo ntwikwe, ariko singire urukundo, ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana, rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari, ntirwirarira, kandi ntirwihimbaza. Urukundo ntirukoza isoni, ntirwikanyiza, ntirwivumbura. Urukundo ntirugira inzika, ntirwishimira ibibi abandi bakora, ahubwo rwishimira ukuri. Urukundo rwihanganira byose, muri byose rukemera Imana, rukingingira kandi rukiringira, kandi rukiyumanganya. Turagenda noneho tugeze ku nyigisho nyayo y'ijambo ry'Imana. Twari turi kureba urukundo ntabwo rwirarira, ntirwiyemera, nta nubwo rwikanyiza, rurihangana kandi rukiyumanganya.
noneho tugeze ku cyizere cy'urukundo. Icyizere cy'urukundo icyizere cy'urukundo turagisanga mu gitabo cy'Abaroma igice cya 4 umurongo wa 21. Ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranijwe ibasha no kubisohoza. Imirimo myiza mu rukundo hamwe n'ijambo ry'Imana twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Amen. Imirimo myiza nanone mu ijambo ry'Imana mu rukundo, ubwo ni mu bakundana no mu bakundana babana n'abatabana, ariko rushingiye kuri Kristo, ijambo ry'Imana. Ko urukundo niyo mwakundana muri abapagani bibasaba ko muzava hanze bikajya mu rusengero kugira ngo mubone uko mushyingirwa. Imirimo myiza Matayo igice cya 5 umurongo wa 16. Abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaza so mu ijuru. Iyo ni imirimo myiza y'abasore bakundanye n'abakobwa bakundanye n'abamama bakundanye n'abapapa bakundanye babihurije muri Kristo Yesu. Ku rupapuro rwa 23 ukwezwa Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 11. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhutse n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Ahangaha kwirinda irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo, iyo uri umusore cyangwa niba uri umugabo ukagira irari, ubwo utangiye kurwanya ubugingo bwawe ndetse utangiye no gusenya ubwo wubatse. Iyo utangiye kubona ko hanze hari abakobwa beza barushaho mukundana ubwiza, cyangwa barusha umugore washatse ubwiza, umuca inyuma. Cyagiye bamuca inyuma, hari igihe wangiza ubugingo bwawe, kuko ushobora kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ushobora kwandura sida cyangwa imitezi cyangwa se n'izindi ndwara. Ariko ijambo ry'Imana atubwira ngo twirinde irari ry'uburyo bwose rishobora kwangiza ubugingo. Urupapuro rwa 23. Ubunyangamugayo mu rukundo no kudahemuka. Abalewi igice cya 19 umurongo wa 11. Ntimukibe, ntimukariganye, ntimukabeshyane. Ubunyangamugayo nanone byakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 16. Nicyo gituma ntirimbanira kugira umutima utandega ikibi ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Hano ndimo ndahugura abantu kugira umutima utabacira urubanza, yaba mu ngo zabo, yaba mu kazi aho bakora,
yaba ku bakoresha babo no ku bakunzi babo ndetse no mu nshuti zabo za hafi. Ntimukwibe, ntimukagirirane nabi, ntimukabeshyane. Ubunyangamugayo nicyo gituma ntirimbanira kugira umutima utandega ikibi ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Amen. Kugirirwa icyizere. Icyizere, Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Iyo ni Imana. Umuntu utizera Imana ko Imana ihindura amateka, ko Imana ikora ibyo abantu badashobora, ntibishobora ko ayinezeza. Umuntu utizera rero ko Imana ishobora kugira nk'umukora nawe mugeza, iyo wa musore ujya gukubita umukobwa kugira ngo umukobwa amwemere, akajya muri ya migani ya kera y'insigamigani ngo agasore katirarire ntikarongora inyuma, gatangira kumubwira ko afite inzu n'imodoka nk'uko twavugisha muri ya ndirimbo, nyamara nta n'ingorofani yigirira. Uyu nguyu ntabwo aba yizeye ko Kristo ashoboye byose. Ariko iyi ngiyi nta muntu ukijijwe wabura kuba atizeye. Iyi ngiyi ni imirimo y'abadakijijwe n'ikunda kuba atari myiza. Akomeza avuga ngo kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Twagiye ku ntego nyamukuru y'urukundo. Yohana wa mbere igice cya 3:18. Bana bato, twe gukundana urukundo. Bana bato, twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Twe gukundana urumamo, ahubwo dukundane mu magambo no mu byo dukora no mu by'ukuri. Hano ndimo ndahugura abasore n'abakobwa. Bikakubwira umukobwa ko umukunda ngo birangirire aho, cyangwa umubwire ko umukunda kugira ngo azagusure gito. Ahubwo ijambo ry'Imana ritubwira ngo dukundane mu magambo no mu byo dukora no mu by'ukuri. Aha ngaha rero, hano rero turagaruka kuri kwa kuri turiho. Nubwiza umukobwa ko ukuri kuko uhagaze, ntabwo ya mibanire yacu izasenya. Kuko niba Kristo avuga ngo mukundane urukundo rutari urumamo, atari no ku rurimi gusa, ahubwo mu byo tuvuga no mu byo dukora. Ndetse ijambo rivuga ngo bana bato, twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ururimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Ni Yohana wa mbere igice cya 3:18. Fasha inyigisho reka mbe nyiretse ndebe Bibiliya ikivuga. Turasoma igitabo cy'umubwiriza igice cya 11. Duhereye ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo, nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Ubigabanye 7 ndetse n'8, kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo. Umurongo wa 3 aravuga ngo iyo ibicu byuzuwemo n'imvura bisandaza ku isi, kandi igiti iyo giguye cyerekeye ikusi cyangwa ikasi, aho kiguye niho kiguma. Nakire ijambo ry'Imana. Turishimira Imana. Njyewe urimo urabwirwa
cyangwa se ni wowe ijambo ry'Imana avuga ngo ukora ibyiza ufite ku buryo ndetse unyanyagize imbuto yawe hejuru y'amazi kuko mu minsi 7 cyangwa 8 uzayiha abandi batari wowe. Iyo imbuto yanjye yo kunyanyagiza mfite guhugura abandi basore bari muri jenoside yanjye n'abakobwa n'abamama n'abagabo, kubera ko mu gihe kizaza ntabwo nishoboye yuko nzafite amahirwe yo kuba mfite umwanya wo kubabwira ibyo ndi kubabwira. Ariko Bibiliya yambwira ngo ukore ibyiza ufite ku buryo munyanyagize imbuto yanjye mfite mu gushira amanga nkafata Bibiliya nkashaka n'imfashanyigisho nkabwira abasore ibyo bagomba kwirinda kugira ngo bareke guhemuka kandi bizere Kristo ndetse bave mu byaha. Ngiye ku rupapuro rwa 18. Urupapuro rwa 18 aravuga ngo kwitandukanya n'isi cyangwa se kwitandukanya n'ab'isi. Ijambo ry'Imana Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, haribyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Imfashanyigisho tugeze ku cyizere cy'agakiza. Umusore wizeye n'umukobwa wizeye bakizera Kristo bari mu rukundo hamwe no kutabeshya no kutaryarya nk'uko urukundo rutirarira. Iyo wizeye agakiza byose bigenda neza. Yohana igice cya 5:24. Ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Umwuka w'Imana no kwiringira Imana. Kwiringira Imana n'umwuka wayo. Abakorinto ba mbere igice cya 3:16. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Urwo rusengero ni twebwe, ni njye nawe n'abadukurikiye bose. Umwuka w'Imana. Abakorinto ba mbere igice cya 2:12. Ariko twebweho ntitwahawe umwuka w'iyi si ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye ibyo Imana yaduhereye ubuntu. Imana yaduhereye ubuntu rero ni ijambo ryayo. Ni ukwatura agakiza kayo dushize amanga. Ni ugutinyuka kubwira abandi inkuru nziza dushize amanga. Ndetse tutitaye ngo baraduseka kuko uvuze ko baraguseka na Yesu baramusetse, ndetse bamwita amazina menshi, baranamuhinyura, baranamushinyagurira ngo Yesu umwami w'Abayuda,
ngo yise umwana w'Imana atari byo, uko byagenze kose twese turabizi. Byarangiye bamufashe bamujyana kwa polisi bamuca urubanza, amuburaho urubanza, kugira aho bamubamba baramwica baramuhamba. Tugeze ku gihano cy'icyaha, umufashanyigisho Abaheburayo igice cya 9:27. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza, Kristo yatanze byinshi. Abaroma 5:8. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Petero wa mbere igice cya 3:8. Kuko na Kristo yababarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi abarizwa abakiranirwa, umukiranutsi abarizwa abakiranirwa, kugira ngo atuyobore ku Mana, amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri, ariko ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka. Nakire neza ijambo ry'Imana, igitabo cy'imfashanyigisho. Umufashanyigisho icyitegererezo cy'agakiza ni Yohana wa mbere igice cya 5:13. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Amen. Tukiri mu ijambo ry'Imana, igitabo cy'umubwiriza igice cya 12, igice cya 11 umurongo umubwiriza igice cya 11 umurongo wa 4. Uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi uhora areba ibicu ntasarura. Uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, cyangwa uko amagufa akurira mu nda y'umubyeyi, mu nda y'utwite, niko utazi imirimo y'Imana ikora. Byose mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi nimugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe, kuko utazi ikizera ari iki, cyangwa kiriya, cyangwa yuko byombi bizahwanya kuba byiza. Mwakire n'ijambo ry'Imana. Turashimira Imana. Igice cya 3 cy'ikiganiro Twaza Gitwari.